Kristo yewe mwene data wicogora, waragambiriye ntukagamburure mu makuba. Hagarara muzira yo kunesha, pfukama mu cyumba cyawe wihererane na Yesu. Hamagara Yesu, tegereza Yesu, wirambirwa. Utabaze azagutabara, itinishwa n'ibigeragezo, menya ko Yesu yanesheje. Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ndabifuriza amahoro aturuka ku Mana. Uyu ni umunsi wa kabiri tugiye gukomeza kuganira kuri ya ntego yitwa intambara ya Gikristo n'uburyo bwo kuyinesha. Muri kumwe na Dr. Nahimana Rosette, nkaba ndi umudiyakoni mu itorero rya Nyarugenge. Ndashimira Imana rero ko iduhaye kano kanya ko gukomeza kuganira aya magambo y'Imana. Tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri cy'intambara ya Gikristo, aricyo kivuga kurwana n'ibitugerageza bitari bimwe. Ndabibutsa ko umunsi w'ejo twarebeye hamwe igice kivuga ngo kurwana n'ibyaha. Tubona ukuntu iyo umuntu ari mu isi amaze gukizwa afata igihe kirekire cy'ubuzima bwe ahanganye n'ibyaha, kubera ko kamere iri muri twe ari kamere y'ibyaha. Tumaze kwihana, umwuka wera aza muri twe, umwuka nawe akaza yanga ibyaha. Ibyo byombi rero ari kamere ari n'umwuka bibana mu muntu umwe, kandi kuko bihabanye niyo mpamvu iminsi yose icyo dushaka gukora atari icyo dukora. Abakurikiye izo nyigisho twunguranye ibitekerezo ko hari ibintu 5 bituma umukristo anesha, ari byo kumenya urwana nawe, kumenya neza intego n'icyerekezo cy'urugendo rwawe, kwihana umaramaje ukamaramaza gukurikira Yesu, guhindura abantu ubana nabo, n'abo muganira n'abo mugendana, hakiyongeraho gusenga, kwiyiriza ubusa no kugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko umuntu w'Imana arwana n'ibimugerageza, ari rwo rugamba rwa kabiri. Turifashisha ijambo ryo muri Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Ayo magambo aravuga ngo bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezerwe nuko mufatanyije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishura. Iyo umuntu amaze kwihana rero, Imana imuhindura umwana w'Imana kubwo kwizera. Icyo gihe rero atangira kurwana n'intambara z'uburyo butari bumwe. Petero we yabyanditse aravuga ngo ni ikome. Ikome mu zindi ndimi z'amahanga risobanura ifuru, umuriro. Ni umuriro w'ibigeragezo uducanwaho. Ariko yaravuze ngo twe kumera nk'abagushije ishyano, kuko dufatanyije imibabaro na Kristo. Na Kristo yarageragejwe, Satani yamucanyeho iryo kome, ariko aranesha. Iyo Satani rero abonye ko hari umuntu umucitse akava mu mubare w'abarimbuka, agatangira kwitoza kubaha Imana, amugabaho ibitero bikomeye agamije kumutesha inzira y'agakiza kugira ngo ayivemo, maze azabone uko amurimbuza. Bisobanuye ko iyo umuntu atangiye urugendo rwo kubaha Imana, uwo munsi atangirana urugamba rwo guhangana n'ibigeragezo by'umwanzi Satani. Kugeragezwa rero ntabwo byiharirwa n'abantu runaka, ahubwo buri wese bibasha kumugeraho. Gusa buri wese ahabwa ikigeragezo ashobora kwihanganira. Ntumwa Paulo yarabivuze neza mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 13. Uravuga ngo bene data, ibitugerageza ni urusange mu bantu, ni kuri twese, ariko aravuga ngo Imana ntizemera ko tugeragezwa
ibyo tutashobora kwihanganira. Kandi aravuga ngo hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira akanzu. Iyo dusomye Bibiliya tubona ko kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe abantu benshi bagiye bubaha Imana uko bikwiriye, bagiye bahura n'ibibagerageza, ndetse bimwe byageze aho bibinjiza no mu rupfu, ariko Imana ikabakiza, Imana ikabatabara, Imana ikabarengera. Nubwo bimeze bityo, nubwo tugoswe n'iryo tanura ry'ibigeragezo, nubwo turi muri uwo muriro w'ibigeragezo, Imana ihora iminsi yose yiteguye gutabara intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Ndagira ngo nkubwire rero mwene data, niba ufite ikigeragezo runaka wikwiheba, ahubwo kibe igihe cyo kwegera Imana no kwambara imbaraga z'Imana. Ntabwo wagwiriweho n'ijuru, ubwo ni ubuzima umukristo wese agomba gucamo. Umunsi ku wundi ntabwo tugenda ahantu h'umurambi, ntabwo imihanda yose ari kaburimbo. Igihe gito uratambika, ikindi gihe ugaterera umusozi wa Biruhanya. Niko urugendo rwacu rumeze. Twibutse indirimbo y'105 mu ndirimbo z'agakiza, muririmbyi yaravuze ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba, ngo aho hose niko harushya umutima, ngo ariko nyasaba Uwiteka ngo amfashe, ngo kandi Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Inzira yo kubaha Imana no kujya mu ijuru ni inzira ifunganye, kandi kuyinyuramo bisaba kwiyanga no kwikorera umusaraba ugakurikira Yesu. Niyo mpamvu n'abayinyuramo ari bake. Ariko niba ushaka kujya mu ijuru, nta yindi nzira ihari uretse iyo kunyura aho Yesu Kristo yanyuze. Inzira yaduciriye niyo natwe tugomba kunyuramo. Ibigeragezo rero biri uburyo bubiri. Hari ibigeragezo bituruka ku mwanzi mu gihe Imana yamwemereye ko atugerageza, bitewe n'urukundo dukunze Imana, bitewe no kwizera dufite. Satani ajya dusaba imbere y'Imana, Imana ikemera ko tugeragezwa. Mwene ibi bigeragezo akenshi biba bigamije gupima kwizera kwacu n'urukundo dukunda Imana. Kandi iyo tubyinjiyemo tukarwana urwo rugamba neza, tukabisohokamo neza, Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, kandi Imana ikatwirata, ikavuga iti wababonye ba bantu ntabwo banyubahira ubutunzi, ntabwo banyubahira imigisha nabahaye, barankunda. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya itubwira inkuru y'umugabo witwa Yobu. Yari umukiranutsi, aguwe neza, afite ubutunzi, afite abana, afite amatungo ndetse n'abagaragu. Ariko ikigeretse kuri ibyo, Yobu yakundaga Imana, Yobu yari umukiranutsi. Satani rero yibwira ko Yobu yubahira Imana, ko yamuhaye uwo mugisha ungana utyo. Noneho asaba Imana, arayibwira ngo Yobu nta kubahira ubusa, mwambure buriya butunzi, reka nkore ku butunzi bwe maze urebe ko atari bukwihakane. Mu by'ukuri Yobu yageragejwe ibigeragezo bikomeye cyane birenze uko tubitekereza, kugeza ubwo n'umugore we amubwira ngo reka iyo Mana yawe wiruhukire wipfira amahoro. Ariko Yobu aramuhakanira, aravuga ngo naho Imana yanyica nzapfa nyiringira. Rero Yobu yakomeje kwizera, yakomeje gukiranuka, ahubwo birushaho gukomera cyane. Imana iramwirata, Imana iramushima ku iherezo ry'ikigeragezo. Bibiliya itubwira inkuru z'abasore 4 b'abanyagano nabo bajyanywe i Babuloni. Bahageze bagambira mu mitima yabo gukomeza amategeko y'Imana yabo. Abo turabazi neza, n'uwitwa Danieli, Hananiya, Mishayeli na Zariya. Abo basore bakigera i Babuloni bahise bajyanwa mu rugo rw'umwami. Biba ngombwa ko bajya gutozwa iby'ubwenge n'ubukonikoni by'ibwami. Bakigerayo rero bategekewe ifunguro. Abasobanuzi ba Bibiliya bajya bavuga ko ayo mafunguro yabaga yatekerejwe ibigirwamana. Danieli na bagenzi be babibonye banzura mu mitima yabo, baravuga ngo ntabwo tuzigera twiyanduza, ntabwo tuziyandurisha ibiryo by'umwami. Mu by'ukuri cyari ikigeragezo gikomeye. Ariko ndagira ngo mbibutse ko i Babuloni nta rusengero rwari ruhari, nta batambyi, nta bitambo, nta masengesho, nta ndirimbo zihimbaza Imana, ahubwo habaga
ibigirwamana, baterekereraga ibigirwamana, baryaga ibyo bamaze guterekereza ibigirwamana. Mu by'ukuri nimutekereze ko namwe ifunguro ry'umwami byabaga ari ibiryo biryoshye, ariko aba basore bariyemeza bati ntabwo tuzabiryaho, twamaramaje komatana n'Uwiteka, twamaramaje gukomeza amategeko y'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga neza ko bageze i Babuloni, umutware w'inkone wakurikiranaga ubuzima bwabo bwa buri munsi yabahaye andi mazina. Kubaha andi mazina nta kindi byari bigamije uretse kubinjiza neza mu muco wa gipagani w'i Babuloni. Byarashobokaga ko aba bagabo bari kuvuga bati ubwo nta batambyi, ubwo nta bitambo, ubwo nta rusengero ruhari, ubwo nta ndirimbo zihari, twaranyazwe, ibyacu byararangiye, mureke twibere ab'i Babuloni nyine, natwe turamye ibishushanyo, natwe turye tunywe. Ariko baravuga bati twagambiriye kubahisha Imana yacu, nubwo twahura n'ibigeragezo bimeze bite ntabwo tuzasubira inyuma. Imana ishimwe cyane. Bisobanura ko aba basore nubwo bari barajyanyweho iminyago, ariko urusengero rwo mu mitima rwari rukibarimo, n'amategeko y'Imana yari yanditse mu mitima yabo. Biyemeza rero kuzomatana n'Imana yabo nubwo byagaragaraga ko presence y'Imana itari ihari, kandi biyemeje ko muri uko kubaha Imana ibigeragezo byose bazahuriramo nabyo ko bazabicamo nk'uko Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Tubona ko bageze i Babuloni bakageragezwa, babuzwa gusenga, bategekwa gusenga ibigirwamana umwami yaremye. Babyanze hafatwa umwanzuro wo kubajugunya mu rwobo rw'intare no mu itanura ry'umuriro, ariko bakomera ku Mana yabo. Meshaki, Saduraka na Abedenego babasabye gupfukamira icyo gishushanyo, maze baravuga bati ntibishoboka. Nibuka ijambo ryiza bashubije, baravuga ngo mwami nyagasani, nta mpamvu yo kugusubiza iri jambo. Imana yacu niba idashobora kudukiza turemera gupfa, ariko kandi turayizeye ko ibasha no kudukiza. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo wamaramaje mu kigeragezo kavuga uti ntabwo ndi bwinjire muri ubu buzima Satani ashaka konjyamo, ndomatana n'Uwiteka Imana yanjye, ndomatana n'Umwuka Wera, ndomatana na Yesu Kristo, Imana nayo iba yiteguye kugutabara. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turabyibuka ko babajugunya mu itanura ry'umuriro, Daniel nawe bageze igihe bamujugunya mu rwobo rw'intare, ariko Imana irabatabara, Imana irabarengera. Iyo turi determine, tukiyemeza kubaha Imana, tukamaramaza mu mitima yacu kudakoza Imana yacu isoni, nubwo twahura n'ibigeragezo bimeze bite, Imana nayo ntijya idukoza isoni. Imana ishimwe cyane. Mukundwa muri Kristo, ntabwo nzi ibigeragezo uri guhura nabyo muri iki gihe, ariko uko bimeze kose ndakwifuriza gukomera mu Mana yawe mu bihe bimeze bityo. Wibuke ko Imana iri kumwe nawe, ikubereye maso. Komera rero ushikame mu kwizera no mu rukundo, urushaho gukiranuka no muri icyo kigeragezo. Imana izagutabara kandi izakurengera. Uburyo bwa kabiri bw'ibigeragezo ni ibigeragezo duhura nabyo twabigizemo uruhare. Ni ibigeragezo bikunze guterwa kenshi n'uburangare bw'umukristo, kutaba maso, kudasenga, kutayoboza Imana inzira, gufata icyemezo ahubutse atabanje kugisengera, yewe rimwe na rimwe ntaha agaciro inama z'Imana, n'ibindi. Ahangaha umuntu yatanga ingero nyinshi zitandukanye, ariko ntabwo ndi buze kuzinjiramo cyane. Bene iki kigeragezo rero kibabaza nyir'ubwite, ahora yumva afite ipfunwe bitewe n'uko yumva ari nyirabayazana wa situwasiyo arimo. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana yacu itwihanganira no mu bujiji bwacu, kandi ihora iri maso kugira ngo idukize, idutabare. Bene data bakundwa, ndagira ngo mbibutse ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Umwanzi Satani adutega imitego ibihe byose, azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera, ariko umwami wacu nawe ntahunikira, ntasinzira. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo
ngo ubwo yageragejwe ngo abasha no gutabara abageragezwa bose. Humura rero, Uwiteka ari kumwe nawe mu byo uhura nabyo. Icyo ugomba kwirinda ni kimwe, ni ukudatandukira ngo uve mu nzira, uve mu gakiza, uve mu byo wizera. Cyakora cyo nuva mu byo wizera ntabwo azajyana nawe, ariko numutumbira uzaba nkawe, numutumbira azagutabara, numutumbira uzabona ukuboko kwe gukomeye. Gira umwete rero wo kuba maso, gira umwete wo gutega amatwi kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe muri circumstances zose z'ubuzima. Hato ejo Satani atazakwishima hejuru wageze mu rugamba ugizemo uruhare, wowe ubwawe rukazakukomerera cyane. Ni gute rero dushobora guhagarara mu bigeragezo tukabisohokamo tudatsinzwe n'urubanza? Intwaro z'umukristo zanditswe mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10. Muze kuhasoma mwitonze, muhatekerezeho. Turasaba kuzitwara. Bibiliya iravuga ngo ntabwo turwana n'abantu bafite imibiri, ntiturwana n'abantu bagaragara, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Kubera izo mpamvu rero dukwiriye gutwara intwaro zose z'Imana. Paulo yanditse intwaro zigera ku 8. Iya mbere ni ugukenyera ukuri. Mu Kristo ukwiriye kuba umunyakuri mu byo uvuga, ukuvugana na bagenzi bawe, ukavugisha ukuri kose uko kuri mu mutima wawe. Intwaro ya kabiri ni ukwambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ukwiriye kwitoza gukiranuka bikaba umuco, bikaba ubuzima bwawe. Intwaro ya gatatu ni ugukweta inkweto z'ubutumwa bwiza. Intwaro ya kane ni ukwizera. Kwizera ni ikintu gikomeye, ngo ni ingabo, niyo idufasha kuzimya imyambi wa mubi aturasa. Utware kwizera rero nk'ingabo, uzanesha urugamba ruri imbere yawe. Intwaro ya gatanu iravuga ngo dukwiriye kwambara agakiza kakaba ingofero. Intwaro ya gatandatu ni ijambo ry'Imana. Nabivuzeho umunsi w'ejo yuko mu bintu bidufasha kunesha icyaha ni ukusoma ijambo ry'Imana, kugira umwete wo kwita ku ijambo ry'Imana no kumva icyo ridutegeka. Dukwiriye kubana n'Umwuka Wera nk'intwaro ya 7. Mwuka Wera akaba muri twe, tukamusengesha iteka ryose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kandi ngo ikigeretse kuri ibyo, dukwiriye kugumya kuba maso no gusabira abera bose. Iri jambo ryo kuba maso ni ijambo rikomeye. Yesu Kristo yaribwiye abigishwa be igihe urugamba rwari rukomeye yenda kudupfira. Aravuga ngo mube maso, musenge, mutagwa mu moshya. Imana yacu idufashe. Nsoza ndagira ngo nkwifurize gukomerera mu bigeragezo. Komere ku rugamba waba urimo, waba uri guhura nabyo, kandi ubyitwaremo neza. Ube nk'umusirikare ku rugamba, umusirikare udatsindwa. Uhagarara ushikamye, ukomerere mu mbaraga z'ubushobozi bw'Umwami, nawe yiteguye kugutabara. Reka dusenge Imana, kandi ndakwifuriza kuba mu buzima bunesha, ubuzima bunesha icyaha, ubuzima buhagarara neza mu kigeragezo, ubuzima bwubahisha Imana. Imana nayo izakwirata, kandi ku iherezo ufite ubugingo buhora. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Mana yacu ndagushimiye, ndaguhimbaje kubw'aya magambo uduhaye kuganira. Urakoze cyane. Ndasengera umuntu wese wayumvise, uri kugeragezwa, uri kurwana urugamba rwo kwizera, numuhagararane nawe kuri urwo rugamba, umurwanirire kandi umwambike rwose abe umusirikare mwiza ku rugamba. Ndabizi neza ko nyuma arurangije uzamwirata, ukamwirata kuko azaba yaguhesheje icyubahiro. Mana, tabara bari mu ntambara, ubahe guhagarara neza, ubahe guhagarara mu ijambo ryawe, kandi Umwuka Wera iminsi yose abahumurize, ababwira ati nimuhumure, ndabakunda kandi ndi kumwe nawe. Uhabwe icyubahiro Mwami wacu, kuko uri kumwe natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Zambikwa makamba
byinshi, ariko Imana ibimukiza byose. Kuko Satani